Turabasuhuje abakurikiye Golden Media Rwanda, aho muri mu mpande zose enye z'isi, tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, tubonera kubifuriza ubuzima bwiza ndetse n'amafaranga. Ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, uyu munsi wa none tugiye kugaruka ku bintu ushobora gukoresha kugira ngo ugabanye ibiro. Murazi ko muri iyi minsi hateye ikibazo cy'umubyibuho ukabije ku bantu benshi, yaba mu Rwanda, yaba no ku isi muri rusange. Niyo mpamvu rero uyu munsi tugiye kukuganiriza ku bintu wakora kugira ngo ugabanye ibiro, nimba koko ufite ibiro bikabije. Ikintu cya mbere tugiye guheraho uyu munsi cyagufasha kugabanya ibiro, harimo guhindura ibijyanye n'imirire. Imirire iri mu bintu bituma cyane cyane ibiro byiyongera cyangwa se bikaba byagabanyuka. Ikintu cya mbere ukwiye kwirinda mu bintu urya nimba ushaka kugabanya ibiro, harimo kwirinda kurya amavuta menshi. Amavuta ari mu bintu bya mbere bituma umubiri usitoka ibinure, ibyo binure ari byo bizavamo wa mubyibuho ukabije. Ikindi kintu ukwiye kwirinda kurya ni ibintu bituruka ku mafarini. Amafarini ubwo imigati, amakeke, amacapati, amandazi n'ibindi byinshi bigenda bikorwa mu ifarini, ariho dusangamo amakaroni, ibyo byose bituruka ku mafarini, ni ibintu byongera cyane sitoke y'amafati mu mubiri, ariho hakuviramo kwa kwiyongera kw'ibiro bidakabije ku rwego ukeneye. Aho rero ikindi umuntu ahita akugiraho inama cyo kurya, noneho warya ahubwo imboga nyinshi, ku buryo byibuza ibiryo byawe ugiye kurya haba hariho nka 50% y'imboga, ibindi bikaba bigabanyije, ku buryo urugero nimba dufata urugero ugiye kurya ibirayi n'imboga n'ibishyimbo, icyo gihe imboga zigomba kuba nyinshi ku isahani, byibuze ibirayi hakaba hari nk'ikirayi kimwe cyangwa ibirayi bibiri bitarenze, imboga zikaba nyinshi cyane n'ibishyimbo biringaniye. Ikindi ugomba kwirinda kunywa amaji y'ubwoko butandukanye, buriya iriya mitobe tunywa nayo iba irimo amasukari, hari amasukari menshi, ayo masukari nayo niyo azagenda agakora ya sitoke y'amafati tudakeneye. Ikindi kunywa inzoga, inzoga nazo ni mbi cyane, inzoga nazo buriya zirafasha mu kongera ibiro, iyo rero ubashije kuzigabanya nayo ni indi ntwaro nziza yagufasha kugabanya ibiro. Ikindi ugomba kwitaho ni ukunywa amazi. Amazi aba meza cyane mu mubiri muri rusange, akaba akarusho nanone igihe ushaka kugabanya ibiro. Amazi buriya adiriwa ya mafati aba ari mu mubiri, bigatuma bya binure bigenda bigabanyuka gake gake. Ikindi nanone bakugiraho inama ni ukunywa byibuza amazi buri mbere y'iminota 30 igihe ugiye kurya. Niba ugiye uri hafi kurya ugafata ikirahure cy'amazi mbere y'iminota 30 ukakinywa, ibyo nabyo biza gufasha ko mu gifu utari buze gukenera kurya ibintu byinshi cyane, urarya bike biringaniye kandi wumve uhaze, ikindi bifashe no mu igogora, bityo nabwo ube ugabanyije ibiro. Indi nama twakugira ni ugukora siporo. Siporo iri mu bintu bijya bigonga abantu benshi, yabuze umwanya iki n'iki, ariko siporo ni ingenzi cyane ku muntu ushaka kugabanya ibiro. Tukugira inama y'uko byibuza buri munsi wakora siporo y'igihe cy'iminota byibuza 30. Hari abajya bakora siporo nabi ugasanga ayikoze rimwe mu cyumweru akinaniza cyane, ntabwo gukora siporo amasaha 2
aribyo bivuze ngo uratakaza ibiro, iyo ngiyo ahubwo yakwangiza. Kora siporo rimwe ku munsi ariko byibuza ube shuwa ko uyikoze iminota wenda 30 ku munsi. Igihe udashoboye kujya mu majimu cyangwa kwiruka cyangwa gukora n'izindi siporo zikomeye cyane nko ku bantu bakuze, ushobora gukora akamarishe, ugafata urugendo n'amaguru, ukava hano ukagenda nk'ibirometero 3 n'amaguru cyangwa 2, ukongera ugakata ukagaruka n'amaguru wigendera uko imbaraga zawe zingana, ariko at least umubiri wawe ukagerageza ugakora agasiporo. Ikindi nanone kuruhuka, ukeneye gusinzira byibuza hagati y'amasaha 7 n'amasaha 8, nabyo birafasha. Ikindi twakugiraho inama ni ukwirinda stress. Stress muri iyi si ntago zibura, ariko nanone aho bishoboka gerageza ugabanye stress, n'igihe wumva ushobora kugira aga stress ushaka ibintu biguhuza, ujye muri iyo siporo uhuge mu mutwe havemo iyo stress, kubera ko iyo ufite stress nyinshi umubiri wawe hari umusemburo usohora witwa cortisol. Uwo musemburo nawo utuma umubiri usitoka ibinure byinshi. Ubwo rero urumva ko nawo ukwiye kuwurwanya mu gihe ukeneye kugabanya bya binure byawe cyangwa se ibiro muri rusange. Ibyo rero ibyo twe twabateguriye kuri uyu munsi bijyanye no kugabanya ibiro. Mbonero ngusigire ikibazo, ese muri izo nama tukugiriye hejuru ni iyihe ubona igikugora cyane? Ese ni uguhindura imirire? Ese ni ugukora siporo? Ni ikihe ubona gikunda kukugora muri ibyo twavuze hejuru ukwiye kwirinda? Ciao ciao, turabashimiye abadukurikiye uyu munsi, bibutsa ko mwakomeza gusangiza ino video n'abandi batarayibona bakagenda babona byinshi tugenda tubategurira, ndetse mbakangurira no kudusigira comment munsi kugira ngo tuzabone ibindi tubategurira mu minsi iri imbere. Bye bye.